no abantu benshi tumaze kumenyera ko abasore ari abantu muze gutereta cyane Kagame mwahagera twahageze uyu munsi singiye kubaza kwa Kagame ugiye gutereta umukobwa wo kwa Ruki wagenda umeze ute mubwira ngo iki dutemu Mwana kujya nivugira ati Sidora umwana sha Dormana nije nanya mvuga amagambo mvuga nkaro ntabwo nagenda ndi ubundi umuntu ngo wagenda mvuga umwana ubwo wabuterese ndaki namwemeza yenda kugera natire gapote ubona ko nyakubaha we n'uyu mukabuzi turabizi kwa umusore nako n'umupapa nubwo umusore nkanje bro ufite impabare koze ninda n'abdomina nani nese ngizi nziko nanje nari nziko buriya wagenda uvuga ati ubundi tidora umwana ageze hariya aramutode arongera aramutode agora ari kumudara ayangirije ibyo sibyo kubwira so arazamenye ibyo kubwira so nyina nakuri umuco nyarwanda narigize nka kwa kunda bari kogeza filime irimo inkota kubizi ntabwo dukeneye imvugo nyandagazi icyo kinyarwanda nicyo mu byaro bya Karirobe za datamwe ni mu bibo adavuga ngayirangirije ngayikumena ntabwo mu bibo yise inkota ma mbeshyira wakirara ahubwo njye reka mwirasta bwira ukuntu wagiye kwa Twaigo Fosi witwaje ngo wize CHM chome iyo nkuru nari narayikuhare mbwira twari kwa Fosi dore naragiye nje nayo nsanga ameze kuno ariko nari mbanje ku muco hamwe muri studio ho gakeya ubwo araza yaramaze gusura amakuru ya saa moya amaze gusoma amakuru ya saa moya 40 gutya abaramanutse hasanga mu rugo basote byagenze bite cyo mbwira batangiye kuvuga neza urugero mwagorora hano mbwira ko barutangira none rero turi kumwe byagenze yaraje ndatangira ndatetera ndabwira ndabona mitani yibuka yuko yari arimo kuva ngo agaseke k'amakuru tugapfundure muri go nayo mitani agaseke k'amakuru tugapfundure kwari Alphonse aho umusore umwe bagize itsinda ryaje tari wacu yagiye guteretera umukobwa waho atangira amutamo ibitoma abanyamakuru bashyize imbere ya za mudasobwa barandika bavuga ko uwo muhungu nubwo yahagiye arimo yigoretse ubusa kuko ngo bazamwaka inkwano ya miliyoni 780 sose mana yanjye ubwo si ibintu byahise biba Kwari Fosi yahise afata ayo makuru ajya kuri studio arangije arayavuga mana yanjye nageze miranye n'abantu bose bavuga ati ewana tidori n'umwana avugana na Kwari Fosi umwana amaze kwamamara
nibwo rwose nanjye ndangije nkajya mbabwira ati ibi byose mubisanga kuri YouTube channel yitwa Gitari kandi ukibuka gukora sabu ugasharinga udukomenti yewe ukayireba ku munsi byibuze kubayireba nka 7 sura 8 niyo wakwirwa bari ureba ubundi byo ntabirwenzi azi kugudama akantu kwishima ahubwo sha reka tubivugire n'undi wese ko nagashyira akantu waba wagendanye nk'abasaza ko tuzi bakiturukira za hakurya y'amazi ni akantu waba wagendanye mwiko usharureho maze nimvireho hari akantu mperuka gukura muri Kongo abantu baturutse muri za Bukavu akantu ari Bukavu nubwo hamaze igihe hari yakira cyane siko cyambere n'inuzi hari akantu rero kamwereke oya nyamuri ko oya kiraho mu turutse muri oya nurutse Kongo hari akantu kiraho nini Kongomani ntabwo gukora Nirundi nako Kongomani mwotsi we uko bikira bari kugira gake none mwa we rifite umusemburo kabisa wajya kurema n'amasaka n'inuza byose ni wawe rero nawe si ikibuze mu Rwanda ibi biriti byanyu ariko mube mwihanganyeho gatoya abantu Nirundi abaye kwa Giungu ngira ngo ndeba ngo ndeba ho none ndumva nakubwira none nahise wowe ufite umukobwa utari kurebye arangisekiye mu yambere ahubwo buriya hari ukuntu na mama wawe menya asa neza mama yatetanye na papa shewe ntabwo mbese nawe afite imitego umuntu yabarije gutandukana nyoko abasaza bacu abandi tomu bakoreshaga naje ni akaririmbo umuhoza wanjye wandutiye benshi cyari igisore cyiza nkawe